ntabwo tuzatega amajosi ngo bayateme. Yego ni igisubizo. Ikintu cya mbere icyo uvuze ukuri, nkunda u Rwanda, nkunda nyakubahwa Perezida Kagame, ndabivuga kuko biri ku mutima wanjye kandi nta muntu ubimpatira kubivuga, ni biri mu mutima wanjye. Ndi nkunda AFC, twirwaneho M23. Rero message mbafitiye hano mu Rwanda, icyo wabwira abagiye mu tugara b'abanyamurenge, n'icyo uri bubwire abashumba bo mu Rwanda nabo muri Kongo. Ibi ni ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere uravuze ngo niki nabwira abantu bagiye mu Kagara, nababwira ngo nibave Ibuzimu baje Ibuntu. Tik-Tak vuba vuba. Tik-Tak. Tik-Tak, Tik-Tak, Tik-Tak. Tik-Tak, kamera kashe. Yego, turi kumwe na Dr. Emmanuel Musinga, ni bishop wamuritse igitabo cyitwa Never Give Up. Ni igitabo kirimo ubuhanga bukomeye, abantu bashimye ndetse n'abagisomye barimo abaprofeseri, barimo abadokita, bavuze yuko ari igitabo rwose kigiye gufasha abantu benshi mu buryo bugiye butandukanye. Turi kumwe nawe rero ngo aganire n'itangazamakuru, imbamutima ze nizihe, iki gikorwa yabonye cyagenze gute, expectation zanyu nizihe kuri iki gikorwa cyo kumurika iki gitabo mu Rwanda? Byanejeje cyane kubona abantu benshi bitabiriye, nabonyemo n'abayobozi batandukanye n'abantu benshi. Byashimishije rwose, imvamutima zanjye nanezerewe cyane rwose. Ndashimira abantu bose baje gufatikanya nanjye mu kumurika kino gitabo. Icyo nzi cyo kizafasha abari mu buzima kubwo nabayemo. Never give up bivuga yuko utagomba gucika intege mu buzima bwawe. Kiri mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Kiravuga mu Cyongereza ngo never give up, mu Kinyarwanda wicika intege. Rero ndakigutuye umuntu wese ubuzima urimo uzasoma iki gitabo, ntabwo uzacika intege. Yego, ikibazo cyanjye wenda cya nyuma kuko tweberewe kimwe. Iyo uvuze ngo never give up, bitari bivuga kudacika intege. Yes. Ariko kandi muri iki gihe dusohoyemo hari icyitwa ubuhanuzi cyangwa profesi. Yes. Abantu benshi bagenda babwirwa ibintu bibahumuriza, Imana izakora ibi, bizagenda gutya na gutya, ariko rimwe na rimwe tugasanga harimo n'abahanuzi b'ibinyoma babeshya abantu. Nk'ibyo bintu byo abantu never give up kuri profesi bitware gute? Bibiliya niwo muyoboro w'ubuhanuzi. Abantu bose nibaguhanurira uzarebe ko bijyanye na Bibiliya, ariko kandi ubuhanuzi urabukorera. Iyo Imana iguhanuriye ikintu ntibikubwiye ngo uryame kizaza, biguhaye umuyoboro ukoreramo, ibikubwiye ngo ukore iki kintu. Ikindi nuhura n'ibicantege uzakomeze wizere ko Imana yakubwiye ko kizashika, ariko cy'ukuri kijyanye na Bibiliya, icyo Bibiliya yemera. Apana kukubwira ikintu cy'ikinyoma. Ubundi iyo umuntu avuze avugira mu myuka itatu. Havuga mu mwuka w'umuntu ari we buntu, hakavukira harimo umwuka yashobora kuvugira mu mwuka wa Satani cyangwa umwuka w'Imana. Rero ugomba kwibaza avugiye mu uhe mwuka, ukareba ko ibyo yavuze bijanye n'ijambo ry'Imana. Namba byujanye n'ijambo ry'Imana ni iby'Imana, cyangwa namba ari iby'iwe ubwenge bwiwe, ari desire ziwe, ari ibyifuzo bye, niwe watekereje arakubwira. Aho namba ari ibintu bitari muri Bibiliya, bikaba bitari mu kuri, byavuye ku mwuka utari uw'Imana. Rero abantu bagomba kugira ubwenge, bagasoma ijambo ry'Imana, bagasobanuka ibyo bagomba kwizera n'ibyo batagomba kwizera. Narifite ikibazo kimwe. Uyu munsi urabwira abantu uti never give up, ariko ntabwo turi bwirengagize ubwoko bw'abanyamurenge na M23 irimo kuburwanira, irwanira n'andi moko hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu butumwa burabageraho, bo warenzaho iki kuri bo ko bagihatana bavuga bati icyo dushaka turagishaka? Narenzaho ijambo General Makanika yavuze ngo ntabwo tuzatega amajosi ngo bayateme. Yego, ni igisubizo. Ntabwo nubwo waba uri umukristo nutirwanira Imana ntizokurwanira. Nutihagararaho ngo umenye uko ugomba kubaho ntawe uzogutunga. Nabo bagomba kumenya yuko batagomba gucika intege kuzageza igihe amahoro azagera iwabo. Iriya misozi y'Umurenge ntabwo izakaha amatara avuye mu ijuru, izakaha amatara yabo bonyine biyubakiye imihanda, bagashaka amazi, bagashaka umuyaga nkuba cyangwa umuriro, iriya misozi ikakaho amashanyarazi. Nibo babwiraga, nibo mpambi bagomba kudacika intege kuzageza igihe amahoro azabagera iwabo. Nibacika intege bakabivamo ntabwo bazigira babona amahoro ku isi. Ntabwo mu isi ingabo zose z'isi z'ibihugu byose buriya nitwirwaneho zishaka amahoro iwabo, nabo bagomba gushaka amahoro iwabo. Niba badashaka amahoro iwabo ntayo bazaba, bakomeze birwane. Ndabashigikiye.
Bishop Dr. Musinga Yes, Claude. ushimire cyane ku bwitange mwagize mukava muri USA muri Amerika mukaza mu Rwanda nk'umuntu nsubire mu kibazo cyanjye wabaye nk'ugisubiza nk'umunyepolitike mwiyobokamana hariya kubera ababishop bagenziwe n'abapotere babicaye ariko kandi tubwire isi yose muri rusange ukunda FPR ugakunda Perezida Paul Kagame ugakunda AFC M23 natwirwaneho ukoreye inama igitabo cyawe ukimurikiye i Kigali mu Rwanda ariko kandi AFC M23 natwirwaneho Igoma ni nyabagendwa Bukavu ni nyabagendwa muri AFC M23 urateganya kuzava muri Afrika byibuza ubonanye n'ubuyobozi bwa AFC M23 dore ko abayira ari nyabagendwa kandi bakunda kwakira abantu niye message uhereza abanyamurenge bari iminembwe bakurikiranye ibitangazamakuru urabahumuriza ute mu gihe gisa nk'iki ngiki nubwo usibye ko twanashimira twirwaneho na AFC kuko bari ku kazi kandi urugamba rurarimbanije kandi gutsinda ni ngombwa amadubu twamaze kumenya yuko uri dubu twamaze kumenya yuko kuri AFC uyu munsi wa none nihe message uhereza amadubu ari iminembwe na AFC muri rusange ikintu cya mbere cyo uvuze ukuri nkunda u Rwanda nkunda nyakubahwa Perezida Kagame ndabivuga kuko biri ku mutima wanjye kandi nta muntu ubimpatira kubivuga ni biri mu mutima wanjye ndi nkunda AFC twirwaneho M23 rero message mbafitiye hano mu Rwanda mwebwe abanyarwanda mbabwira ijambo rimwe mushigikira ubuyobozi bwanyu kuko mufite ubuyobozi bwiza ntimugategereze ngo baze kukwinginga ngo koriki ntabwo uzofata mikoro ngo ubwo baguhembye kuba baguhaye amahoro ni umushahara wonyine urahagije ijambo nabwira twirwaneho MRDP M23 AFC bagomba kwishakira amahoro ntawe uzoyaba niba batayishakira ntawe uzoyabagemurira nk'ibiryo cyangwa nk'imvungure cyangwa ibindi biryo bashatse bazoyashaka bayabone message nabahereza ndabakunda kandi ndabashigikiye kuzageza umunsi amahoro zaboneka iwacu iki wabwira abanyamurenge bagiye mu Kagara akagarwa no kuvuga ngo ni bigarasha hano wigeze uti kirazira nubona umuntu yabaye kigarasha ari inshuti yawe tandukana nawe uzamuveho iki wabwira abagiye mu Tugara b'abanyamurenge n'icyo uri bubwire abashumba bo mu Rwanda nabo muri Kongo babasha kuba bari ari Masisi ari Bukavu ari Goma badahagarara ngo beme bavugisha ukuri bashyigikire politike yo kwirwanaho kuko FC M23 babaye impunzi igihe kirekire cyane baravuga bati tugomba guhaguruka tukarwana kugira ngo tudakomeza kuba impunzi muri diaspora nawe ntabwo wagiye muri Amerika kuko wabishakaga wagiye witwa impunzi ariko kandi amazi arashyuha nibagirwa iwabo ibi ni ibibazo bibiri ikibazo cya mbere uravuze ngo niki nabwira abantu bagiye mu Kagara nababwira ngo nibave Ibuzimu baje Ibuntu aba bakagara cyangwa se abanga twirwaneho M23 barahunze bari mu ntara baragiye muri Amerika isena nyine bataramuriye tike yarahunze gisegeti yarangiza agashigikira gisegeti ari muri Amerika aho ngaho ari izindi nyungu ziri behind zihisha inyuma ariko nta kuri kurimo namba batwica bakadugira impunzi bakaturya bakadutwika barangiza kudutwika tugahunga twaje gutaha bakanga ko dutaha none urambwira ngo wa muntu hari ronge ari mukuri ari mu makosa kuko yahunze uwo yahunze ni wahayavugira nibagaruke baje hamwe nabandi dushaka amahoro yiwacu ikindi shaka kukubwira ubazije hejuru y'abapastori iyo ni theology ndemeranya nayo hari abantu batinya kuvuga ngo Bibiliya ntibyemera oya Bibiliya yemera ko umuntu wese agomba gukorera igihugu cye agakorera n'Imana ye Abanyesirayeli niko babayeho guhera kuri ba Mosi guhera kuri ba Burahamu uzi ko bigeze gutwara mwene wabo witwa Ruti afata ingabo ziwe aja kumurwanira na mugarura none se Burahamu ntiyari umukozi w'Imana Yoshua ntiyari umukozi w'Imana si warwanya urugamba akura Abanyesirayeli hakujya ya Yorodani bambuka Yorodani binjira muri Kanani ntiyari umukozi w'Imana none se ubwo bukozi bw'Imana iyo Bibiliya yindi basomane yihatari iyi ngiyi tufite twese ahubwo ni inyigisho mbi bahawe bagomba guhindura abanyamasisi bafite abapasiteri b'abadivi banga gushikira M23 bagomba abo badivi batuma batumvi badakundi wabo n'abadivi bavuye ni kibazo ayo matorero iyo theology yavuye he itubuza gukorera bene wacu iyo rero ni imyumvire y'abapolitisiye b'abazungu batuyobesha ndavuze ngo bayireke
twirwaneho. turashoje niki cyafasha umuntu kudacika intege kuko abantu benshi batangira ikintu ariko bagacika intege. Ikintu cyafasha umuntu kudacika intege ni ukubanza ugakora icyo ukunda kikunezeza. Buri umuririmbyi iyo aririmba ntacika intege kuko biramuryohera. Ni nk'umukinnyi w'umupira nukenera kuzagera kure uzakora icyo ukunda kuko umuntu ashobora kukwirukana mu kazi ke ariko ntawo kwirukana mu mpano yawe uzosazana nayo. Urakoze. Witwa Mbayahaga i Burundi yitwa Potere Mbayahaga. Mbayahaga uramusubiza iki muri aka kanya? Uretse gato uyu uri umuyobozi bishop nkawe kandi baramunenga ko yinjiye muri politiki. bishop nkawe nikabaza gusubiza. Mbayahaga uramusubiza iki? Ni bishop nkawe. Ico nemera ikintu kimwe umuntu afite uburenganzira bwo gutekereza uko atekereza akavuga ibyo yumva, ariko icyo ntemezanya n'abantu benshi barimwe Mbayahaga tugatuka umuyobozi. Nje sinemera gisegete yewe na ndayishimiye simwemera kuko igihugu cyaramunaniye igitoro cyarabuze yarangiza igitoro cyabuze agafunga imipaka tikiburiwe ikigo cinjira mu gihugu inzara kirabakubita. Rero bagomba kumva ariko ntawe ugomba gutuka umuyobozi ngo avuge umuyobozi nabi ngo amwita amazina mabi. Ibyo ni amakosa. Umukurinzira ku muri Ni amakosa. Murakoze. Abantu igitabo ni cyiza kije mu gihe cyiza ariko nanone hari igihe nk'abantu badukurikira bavuga ati se iki gitabo bagikura he, bakibona ute, kizagera ku banyarwanda cyangwa abantu bari mu bice bigiye bitandukanye? Kizaba kiri ku nkuru nziza n'ubu hari ibindi bimwe bihari no kuri Zion uhagiye wahasanga icyo gitabo wakibona biroroshe kukibona ugiye muri ayo masomero ko turashaka ko twagishira mu masomero atandukanye muzakibona kandi kizafasha abantu benshi ko kirimo ubuhamya bwanje uko natangiye ubuzima uko nabayeho nkabira byose navuze abantu bose bazabikurikirane nduzasomene igitabo bizagufasha kumva yuko hari aho wova ukagera handi. Murakoze. Bazajya bakibona ku hard copy nta soft copy hari. Irahari ugikeneye nabyo twabiguhereza soft copy turayifite ugikeneye wakibona ku 10,000. Murakoze. Tik-Tak vuba vuba. Tik-Tak. Tik-Tak, tik-tak, tik-tak. Tik-Tak, kamera kashe.